mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Bugesera mu gitondo cyo ku munsi wa mbere w'itariki 8 mu kwezi kwa gatatu 2021 abaturage basanze uwitwa Nsabigaba Jean Paul bakunda kwita Dani w'imyaka 25 y'amavuko amanitse ku cyuma kizamu cyangwa se ipoto mu kibuga cy'umupira yapfuye. Benshi bashidikanyije cyane ku rupfu rw'uyu mugabo wari ukiri muto. Benshi babanje gutekereza yuko uyu musore yabaye yahuriye ahangaha, ariko abandi bahita batangira gushidikanya cyane kuri uru rupfu bavuga yuko adashobora kuba yiyahuye, ahubwo ashobora kuba yishwe mu masaha y'ijoro. Byabereye mu mudugudu wa Gasenda ya kabiri, akagari ka Nyamatavire mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera. Ibyo bikimara kumenyekana, umuyobozi wa polisi mu burasirazuba CIP Hamdan Twizeyimana yavuze yuko bahise batangira gukora iperereza mu buryo bwihuse kugira ngo bamenyekishe uyu mugabo. CIP Hamdan mu magambo ye ati, Nsabigaba Jean Paul twasanze amanitse, ntabwo tuzi icyamumanitse. Mu kuvuga asa n'ukekeranya, CIP Hamdan yavuze yuko batekereza yuko ashobora kuba yahamanitswe mu masaha y'urukerera rw'itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu 2021, ariko ubwo nyine akabishwe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku munsi wa mbere. Bamwe mu bari baziranye na nyakwigendera bavuze yuko ku munsi wari wabanjeho ku cyumweru hari abantu baje kumusura aho yabaga mu rugo iwe na mugenzi we, akabaherekeza ariko ntagaruke. Uwo babanaga ngo yararyamye yibwira yuko undi yatashye. Mu gitondo umuturanyi yaje kumubona mu kibuga cy'umupira amanitse ku cyuma kizamu. Umuturage wamubonye yarazindutse agiye guhinga. Mu kumubona ahita asubira gukomanga ingo z'abantu begeranye avuga yuko abonye umuntu umanitse mu giti kizamu, akeka yuko ari umuntu ushaka kwiyahura, ku buryo yatabazaga agira ngo abantu baze bamuteshe uwo mugambi wo kwiyahura. Abahageze nibwo basanze umuntu umanitse mu giti kizamu yarangije gupfa kare. Cyakora amakuru yagiye atangwa n'abantu batandukanye bo muri ako gace bavuze yuko ahagana mu masaha y'urukerera ngo hari imodoka bumvise zihinda zihuta zijya ku kibuga cy'umupira, bagakeka yuko wenda izo modoka zaba zigize aho zihuriye n'urupfu rw'uyu musore cyangwa umugabo Dani. Havuzwe byinshi binyuranye, birimo kuba uyu mugabo wari ukiri muto yishwe, rimwe na rimwe bakavuga yuko izo modoka bumvaga zihinda ngo zanagaragaje amapine ku kibuga cy'umupira zaba zihuye n'urupfu rw'uyu musore Dani. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry uvugira uru rwego rurimo rukora amaperereza twavuganye ku murongo wa telefone, avuga ko uru rupfu n'uko iperereza ririmo rikorwa. Mu kiganiro nagiranaga na Murangira byumvikana yuko hari abantu runaka bari mu maboko ya RIB bakurikiranyweho iki cyaha cyangwa se bakorwa iperereza, nubwo imvugo ye itabyerura neza ku mpamvu z'amaperereza nyine. Murakoze cyane. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu rukerera RIB station ya Nyamata yakiriye amakuru ko hari umuntu babonye usa nkaho yahuye mu kibuga cy'umupira hariya muri Nyamata. Rero RIB yihutiye kuhagera kusanya ibimenyetso. Ubu umurambo ukaba woherejwe muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo ukorerwe isuzuma hamenyekane icyaba cyateye urwo rupfu. Abantu babanaga nawe babashijwe, hari ibimenyetso byakusanyijwe ari mu rugo iwe ndetse no ku murambo ubwawo. Ibyo byose nibyo bizashingirwaho kugira ngo bizashingirwaho mu iperereza, findings zava mu iperereza rikazatangarizwa abanyarwanda. Hari ibintu byinshi byavuzwe kuri ya rupfu, abantu barimo bumva abandi bakabisoma ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo abantu kubera kutumva neza icyaba cyateye urupfu cyangwa kutagira amakuru y'iperereza nk'uko n'ubundi ntawe uyafite uretse mwebwe, biri gutuma abantu bavuga byinshi bitandukanye ku rupfu rw'uriya musore witwa Dani. Mwe mu bisobanura mute? Speculation ziri hanze mwakoraho comment? Speculation ziri hanze urebye zishingiye ku marangamutima. Yego iyo umuntu yapfuye biba bibabaje, ariko mu by'ukuri ntabwo zagombye kubaho, kuko abantu bagombye gutegereza kandi bakizera ikiri buve mu iperereza, kuko nicyo kiri buze kigaragaza icyateye urupfu. RIB ikaba yihanganisha umuryango wa Dani. Birababaje gutakaza umusore nk'uriya, turawihanganisha dusaba abanyarwanda gutuza, bakarinda abantu bamwe bakirinda gushyushya abantu imitwe, tugategereza ibirive mu iperereza. None se ibyo ari byo byose urumva nk'abantu iyo batangiye kuvuga bati nta nubwo yiyahuye, ni inshuti ze zamwishe zimushyira hariya, abandi bati
birashoboka ko ari abantu bamwe cyangwa abandi bamwishe. Ntabwo mu by'ukuri kuvuga ngo abantu batuze gusa mwumva bihagije ukurikije n'ayo makuru aremereye gutya ari kugenda agaruka kenshi? Birahagije kubwira abantu ngo batuze bizere ikiri buve mu iperereza, kuko ubu nicyo iri gukora. Iyo mvuze ngo iperereza, habazwa abantu benshi, abatangabuhamya, ibimenyetso byinshi bigakusanywa, bo baba baravuganye, analysis nyinshi yaba yateye urupfu byose birebwaho, hanyuma umwanzuro ukaza gufatwa. Hari abantu bavuga ko ari inshuti ze, abandi bo mu muryango we banatangiye kuvugana n'ibitangazamakuru. Mwabonye ko hari n'abatanze ubuhamya hirya no hino. Bariya ni ingenzi cyane mu gusobanura neza impamvu y'urupfu cyangwa mu gukora iperereza. Namwe mushobora kubifashisha. Abo twifashisha hari ibyo bavuga ngo potential witness, b'abantu ubona ko baguha amakuru babizi, ariko nk'umuntu witambukiraga akavuga uko abibona, sinkeka ko ngo umufata nk'umutangabuhamya, abivuga uko abibona ashingiye ku marangamutima ye. Ariko hariho abantu baba b'ingenzi baba bagomba kubazwa koko uko byagenze, babizi, bazi n'ubuzima bw'uwitabye Imana, bagendanaga, abo bahuye, bose bafasha gutanga umucyo iperereza. Ni iki mwabashije kumenya ku mwirondoro cyangwa biografi ya Dani? Kugeza ubu ngubu amazina ari mu irangamuntu ye ni Nsabigaba Jean Paul, w'imyaka 25. Kugeza ubu ngubu nibyo twatangaza, ibindi bitaza kubangamira iperereza. Akaba ari uwo mu kagari ka Nyamata mu mujyi? Yego, Nyamata ni mu karere ka Bugesera, Nyamata, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, umudugudu wa Gasenyi. Okay. Abantu bari bari kumwe ejo nimugoroba bavugaga yuko yabaherekeje nimugoroba, ubu bari he? Urambaza ngo bari he? Mwabagezeho, mwavuganye, bari mu ngo zabo, bari ku kiriyo? Ni iki umuntu yamenya kuri bari abantu bari nimugoroba? Ngira ngo ibyo byose ni iperereza turimo. Ntabwo turi buvuge ngo kanaka twamukoreye iki, kanaka twamubajije ibi. Ibyo nibyo kubw'inyungu z'ubutabera tutari butangaza. Ariko ubwo nibo bahereyeho babazwa? Nibyo navuze, ni ku nyungu z'ubutabera, ntabwo turi bujye muri details gentil. Umunyamakuru wa Isimbi TV wabashije kugera aho nyakwigendera yasanzwe amanitse, yavuganye na benshi mu bantu bari baturanye, banabyutse mu rukerera bagasanga umurambo umanitswe ku giti cy'izamu. Basobanuye rero uko babibonye muri icyo gitondo. Anita Christian. Ukuntu ibintu byagenze, hari nka 10:45 nibwo umuntu yaje komangano nturiye ku muhanda hafi n'ikibuga aho Dani bamusanze. Araza arankomangira, arambwira ati yaragiye guhinga, abona umuntu mu ipoto arimanitse asa n'umuntu wiyahuye. We yaje ambwira ko abona umuntu ashaka nko kwiyahura kuko ntabwo yamwegereye cyane. Nibwo yaje aradukomangira, akimara kumubona mu kubyuka twabyukije abaturanyi. Tukihagera twari turi nk'abantu bagera mu 10, tukihagera dusanga umuntu aramanitse, ariko uburyo amanitsemo ntabwo yagaragara nk'uwiyahura, ubwo yagaragara nk'umuntu bazanye bamwishe bakamushyira aho ngaho ku ipoto, kuko bigaragara ikoti yari yambaye ntabwo yaryishyiramo ngo rimwice ako kanya. Murakoze. Nitwa Nshizirungu, nanjye nturanye n'uyu mugabo. Bamukomangiye nawe araza arankomangira mbere yo kugera hano, noneho turazanana. Tuhageze twe twumvaga ko ari n'umuntu tutazi. Noneho twebwe tuza dusatira umuntu tureba uwo ari we, wawe n'icyo kibazo dusanga ni umuturanyi Dani. Okay. Hanyuma ku giti cyawe Dani umuzi ute? Wari umuziho iki? Wari muzi gute muri rusange? Nabibonye mu ahantu atuye n'ahantu mutuye asa nkaho mwenda kwegerana. Yari umuntu ki? Dani yari umuhungu w'imico. Yari umuhungu w'imico cyane, yakundaga abantu, yicishaga bugufi. Yaducaga hano wamubwira ati mfite inyota, akagira gutya ayo mafaranga akayaguha. Bega ari umuhungu w'imico myiza kabisa. Nago sinzi nanjye byantunguye kumva ko hari umuntu bagirana ikibazo ku buryo yageraho ku gushaka kumugirira nabi kuriye. Uko wari umuzi se bwo wabonaga ari umuntu wakwiyahura? Oya, ntago yakiyahura kuko nuko bigaragara
urabona iyo umuntu yiyahuye umugozi ufata gutya ku ijosi ukamwegera niwe umwica ariko noneho uko byari bimeze we ni nk'uko ni nk'ibintu byo kubeshya abantu gusa kuko umugozi bari bashyizeho ikoti gutya bamwegereza ibyuma kugira ngo ibya byuma bimufate atava muri rya koti kuko ntibyari bimufashe cyane. Hanyuma wowe Dani wari umuzi ute nawe kuri umuturanyi wa hafi yahatuye? Ngiye ko narinzi Dani ni umuntu waducagaho ahantu kuko ahantu duturiye kaburimbo ni umuturanyi wa hafi ni umuntu wasabanaga cyane umuntu wagiraga urukundo bakundaga n'abantu. Iki kibuga nicyo yajyaga akiniraho na football mwajyaga mukinana? Twese twajyaga dukinana kuko buri munsi dukora entraînement za nimugoroba yajyaga akaza tukishima tugakina umupira nta kibazo cyo twari tuzi muri make. Waherukaga kumubona ryari wowe? Ejo nimugoroba. Akuru numvise ko ya ejo nimugoroba yakoze entraînement n'abandi ese mwari muri kumwe? Uwo munsi ntabwo yari yakoze ahubwo twari turimo turakora entraînement tugeze ku mwitozo wo gutera penalty nibwo yadusabye baro baramuha aratera ajya hanze ariko ntabwo yakoze uwo munsi gusa naramubonye n'uwo munsi aza gukora. Mwakiriye gute kubona umuntu ukiri muto ya musore muri mu kigero kimwe musanze yitabye Imana muri quartier yanyu wari umuturanyi muziranye munavuga ko mwabyakiriye gute muri kano gace? Ni ibintu byadutunguye cyane kuko nibwo bwa mbere twari tubibonye ahantu duturiye byaduteye n'ubwoba cyane niba hari umuntu wagezaho yangana na mugenzi we akamugira ubugome bimeze nka kuri ukuntu twabibonye. Gusa isomo twakuyemo ubu ngubu nyine ni ukugenza make umuntu akajya atakara kuko n'amakuru ahari nuko nyine ashobora kuba yatashe nijoro cyane ataragera mu rugo. ari nabyo nagiye numva wenda muri bagenzi banyu abaturage twagiye tuganira ko cyane cyane ko mwebwe mwegereye cyane kino kibuga nyuma mu masaha akuze y'ijoro ari imodoka zanyuza aha ngaha icyo kintu nibyo? Imodoka nkuko mu musanzwe aha ngaha ari umuhanda nyabagendwa zisanzwe imodoka zanyura mu masaha y'ijoro. Imodoka nubwo zahanyuze twagira ni ibisanzwe ko n'ubundi muhanda ukoreshwa amasaha yose. Ariko ari amapine twabonye hano mu kibuga hagati bivuga yuko ashobora kuba ari amapine y'imodoka ishobora kuba yahageze mu masaha akuze y'ijoro. Icyo ngicyo wakivuga iki? Mwanya nkuko nabyumvishe mu baturanyi b'imande zanjye numvise bavuga ko ari imodoka bumvishe hafi mu masaha 7 y'ijoro zicanga ariko nge ntago nigeze nsohoka ngo ndebe gusa bo ngo bazumvishe zihaca. Umuvandimwe wa nyakwigendera utashatse yuko amazina ye ajya hagaragara mu kababaro kenshi yavuze ibyo yibukira ku muvandimwe we anavuga uburyo inkuru y'incamugongo yamutunguye. Mu buzima busanzwe bw'ikiremwa muntu nibaza ko iyo umuntu apfuye yitabye Imana of course umwuka umeze nabi so urumva imitima y'abantu irababaye abantu baracyashavuye so rero umwuka urumva masa nkaho uri niba nabyita ngo uri hasi cyane ntabwo abantu bameze neza ntibarabasha kubyakira cyane ko bisa nkaho aribwo bikiba. Hanyuma turagira ngo tumenye bike byibanze abantu bagiye batangaza amakuru agiye atandukanye nagiye mbibona kuri za social media no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo twe tumenye nk'abantu tuhibereye ese amazina y'inyakuri yarinde ya muntu iki? Murakoze. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo nagira ngo ese nkuvuga ku bantu nabonye bakoze ibintu by'amalink abandi batangaza amakuru ari yose ku cyaba cyamuhitanye n'ibindi nk'ibyo. So nabaza ko amakuru nk'ayo ngayo ubundi yakaba yatangwa n'urwego rubishinzwe ari rwo REB na police ko ari baje gukora investigation. So numva rero abandi bari gutanga ibisa nk'ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri. N'ukuri numva ko batangira gutangaza ibijyanye n'icyamuhitanye ari uko ibimenyetso byagaragaye byamuhitanye. Nk'uko warumbajije umuvandimwe wanjye yitwaga Dani Nsabigawa abantu benshi ariko bamuzi ku izina rya Dani. Yari umwana ukiri mutoya ari nacyo cyababaje abantu benshi umwana ufite imyaka 25 ntabwo simwita umwana kuko yari umugabo yari yubatse akaba asize umudamu. Ikindi mu buzima busanzwe nibaza Dani yari umuntu usabana cyane n'abantu kuko Dani yakoze umurimo w'Imana mu bijyanye no kuririmba numva yaririmbye mu makorali atandukanye no kubwiriza mu buzima busanzwe mu nsengero zitandukanye. So urumva ko ari umuntu wari ufite connection nini y'abantu benshi no mu buzima busanzwe bw'akazi Dani yikoreraga urumva yari afite connection zigiye zitandukanye. So rero kubura umuvandimwe
ufite imyaka mito nk'iriya agasiga umugore biragoye kubyakira. Umugore we babanaga kubera impamvu z'akazi umugore ntabwo yarahari, yaratuye ahandi hantu, ariko sinabyita ko batabanaga kuko ubuzima bwa buri munsi twese tuba dushakisha, ushobora kuba ndahangaye ejo bakampamagara mu kazi ahandi cyangwa undi gutyo, ni muri urwo rwego. Dani, muri zo ukora tubwiye cyangwa se muri mu matorero yabarizwagamo nta nimwe wawe watubwiramo? Ndikumva yarabaye muri Kingdom. Hanyuma mu by'ukuri umuntu mwabanaga wenda abantu bagize n'amatsiko yo kumenya ese mwabanaga mu buhe buryo, mwabanaga mu nzu imwe se cyangwa umuvandimwe wa hafi wabaga ukurikirana ubuzima bwa buri munsi? Ntabwo Dani twabanaga mu nzu imwe, ariko nanone twasaga nk'ababa mu nzu imwe kuko ndibaza muri kore 3 za mu gitondo ushobora guhamagara abantu Dani yazagamo. Ubuzima bwa Dani bwa buri munsi igihe cyose gishoboka mba mbuzi nk'uko nabaze ubwanjye, so byari birenze ubuvandimwe, sinzi, yari nk'umuntu, yari nka soul yanjye, nkuko ushobora kubyuka ukibwira ngo ese umeze neza ukiyumva, so niko njye na Dani twari tumeze. Ahasigaye ni ugutegereza ikizava mu iperereza kuri uru rupfu. Twifurije gukomera umuryango wa Nsabigaba Jean Paul waruzwi nka Dani.